ubundi akaza gukoramo akazi akigendera kuko n'ahantu yawe uzamenya ibyo yakoze aba ari ibintu biri mu ibanga nyine. none so uwo muntu wakuranye amakuru naramusabye njyewe mu gihe yakayamenye amubajije asanga ati burya nahise nshaka ati narashatse urumva kuko yaramubwiye ati wa muntu yaragukunze ati yarashaka kumbi ibibazo gusa ibibazo ahubwo yari afite imibare yibereyemo niyo mpamvu bajya bakubwira buriya ntuzajye wishinga abakobwa b'i Kigali. Abakobwa b'i Kigali burya ni abantu cyangwa urebe amasura yabo. Amasura yabo ntuzayarebe burya ntabwo ari sawa. Ureba amasura ukurikije amasura ngo urimo urashaka kubaka urugo hano i Kigali ntabwo bikunda, ntabwo bijya bibahira abagabo benshi cyane. Uzanabicunga uzabona abantu bifitiye abagore beza cyane, ariko nujya kureba mu by'ukuri muri realite uburyo urugo rwubatsemo usange ruri kumanura ruratendetse. Gushwana buri munsi hato na hato kubera iki? Umugabo ntahuza n'umugore kandi haba hari impamvu badahuza nyine. Bahuza gute?